Tubaye ikaze kuri Mwaya Media TV, dushimira buri wese wakoze subscribe kugira ngo dusangire amateka, umuco n'umurage w'abasokuruza, bityo bidufashe kubaka u Rwanda twifuza dushingiye ku bikorwa byiza byaranze ubuzima bwabo. Uwo tugiye kugaruka ku buzima n'amateka bye ni umwe mu bafatwa nk'intwari za Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Niwe wabaye umwepiskopi wa mbere w'umwirabura mu bihugu bya Afurika byategekwaga n'Ababiligi. Yanditse ibitabo binyuranye ku muco nyarwanda ndetse afatwa nk'uwakinguriye amarembo imyigire y'umukobwa mu Rwanda. Nyuma y'uko tubajejejeho amateka ya Padiri Alexis Kagame, hari abadusabye ko twanabashakira amwe mu mateka yaranze Musenyeri Aloys Bigirumwami wabaye umwepiskopi wa mbere wa Diyosezi ya Nyundo. Mu kuyategura twifashishije inyandiko ya Padiri Leonidas Ngarukiyintwari yahaye umutwe ugira uti tumenye umurage twasigiwe n'umukurambere wacu Musenyeri Aloys Bigirumwami. Inyandiko ya Profeseri Antoine Nyagahene, umwe mu babanye na Musenyeri Bigirumwami, yacishije ku rubuga umuseke.rw ku itariki ya 5 Mata mu 2014, ndetse n'igitabo cy'umwanditsi Bushayije yanditse kuri Bigirumwami. Ubundi Musenyeri Bigirumwami ni muntu ki? Tubaye ikaze. Uyu yayoboye paruwasi ya Kabgayi mu 1930, iya Murunda mu 1930, iya Se Famille i Kigali mu 1931, iya Rurindo mu 1932, naho mu 1933 ahabwa kuyobora iya Muramba. Bigirumwami yavukiye Izaza mu Gisaka ku itariki ya 22 Ukuboza mu 1904, abatizwa ku munsi mukuru wa Noheli muri uwo mwaka nyine. Ni umuhungu wa Yozefu Rukamba, umwe mu bakristo ba mbere ba misiyoni ya Zaza. Mu nyandiko ye Profeseri Antoine Nyagahene yagaragaje ko igisekuru cya Musenyeri Bigirumwami ari iki. Bigirumwami ni mwene Rukamba Joseph rwa Karakawe, Karucababisha rwa Rushenyi, rwa Gwiza ya Sebakara ba Muhutu, wabazimya ba Ruregya Umuzirankende. Afite imyaka 10, mu mwaka wa 1914 yagiye kwiga mu seminari nto ya Mutagatifu Leo Kabgayi, Petit Seminari Selo Kabgayi. Nyuma yo kurangiza iseminari nkuru yari yaratangiye mu 1921, yahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti na Musenyeri Leopold Class ku itariki ya 26 Gicurasi mu 1929. Nyuma yo guhabwa ubusaserdoti yatangira ubutumwa bwe yigisha mu seminari nto ya Kabgayi mu 1929. Mu mwaka wa 1930 yakoreye ubutumwa i Kabgayi ni Murunda. Mu 1931 yari muri paruwasi y'umuryango mutagatifu mbere y'uko mu 1932 agira Rurindo. Bigirumwami kandi yabaye padiri mukuru wa paruwasi ya Muramba imyaka 18, no kuvuga kuva ku itariki ya 30 Mutarama mu 1933 kugeza ku ya 17 Mutarama 1951 agirwa padiri mukuru wa paruwasi ya Nyundo. Ku itariki ya 14 Gashyantare 1952 yatorewe kuyobora vikariyati nshya ya Nyundo yari imaze gushyirwaho na Papa Pio. Yahawe ubwepiskopi ku itariki ya 1 Kamena 1952 i Kabgayi na Musenyeri Laurent de Primoze. Uyu yayoboraga vikariya ya Kabgayi, bityo umwepiskopi wa mbere w'umwirabura mu bihugu bya Afurika byategekwaga n'Ababiligi, no kuvuga Kongo, Uburundi n'u Rwanda. Icyo gihe kandi za diyoseze zo muri Afurika zari zikiri za vikariya zigategekwa na bavikariye apostolique, naho za paruwasi zari zikiri za misiyoni. Umwanditsi Bushayije avuga ko muri icyo gihe inzego nkuru za Kiliziya Gatolika zose zayoborwaga n'abamisiyoneri bera b'abazungu, kubera ko icyo gihe abazungu bari bataremera ko n'umwirabura ashobora kugira ubwenge nk'ubw'abazungu. Bashakaga guha ubuyobozi abirabura buhoro buhoro, ariko bakumva nta bushobozi buhagije bafite nk'ubwabo. Bahitamo Musenyeri Bigirumwami rero bumvaga zabizambye. Kubera iyo mpamvu banze kumuha kuyobora Asirida, umurwa mukuru i Butare. Asirida yari nk'ururembo, ryari irembo ry'igihugu ryacagamo abakomeye baturutse Usumbura cyangwa se Bujumbura y'ubu. Babonaga ari ukwisebya guha umwirabura akahayobora, bakumva ko hari kugaragara akajagari. Bamuhaye kujya kuyobora mu misozi y'amajyaruguru y'Uburengerazuba, ni ukuvuga Kibuye, Gisenyi n'igice cya Ruhengeri by'icyo gihe. Bavuga ko nabizambya ntawe uzabibona kuko hari hitaruye. Ahageze nyamara yahayoboye neza ndetse ahateza imbere ku buryo butangaje.
Ku itariki ya 14 Gashyantare mu mwaka wa 1952 yagizwe Vicayre Apostolique cyangwa se Vicar Apostolique uhagarariye Papa muri Vicariya ya Nyundo. Nyuma yo kuba umushumba wa Vicariya ya Nyundo ku ya 21 Ugushyingo 1952, Musenyeri Bigirumwami yagiye i Banex mu Bubiligi maze ahavugira isengesho ryo gutura Vicariya nshya ya Nyundo Bikira Mariya umubyeyi w'abakene. Igihe Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda ihawe inzego bwite z'ubuyobozi na Papa Yohani mu rwandiko Com Parivum Sinapis Granum rwo kuwa 10 Ugushyingo 1959, Musenyeri Bigirumwami yabaye umwepiskopi wa Nyundo. Musenyeri Bigirumwami yarwanyaga icyabuza umunyarwanda kwishimira uwo ari we kandi arwanira kumwereka ko ntacyo atashobora atanaretse amatwara ya Kinyarwanda. Usibye kubaka ibigo by'abihaye Imana n'amavuriro, Musenyeri Bigirumwami yaranzwe cyane no kubaka amashuri kuko yumvaga icyambere gikomeye kugira ngo abaturage batere imbere ari ukwiga. Yakwije amashuri henshi mu gihugu kuva ku Nyundo ku cyicaro cya diocese kugera mu maparuwasi yari ayoboye. Ariko icyo yibukirwaho cyane nuko ari we washinze bwa mbere amashuri y'abakobwa kugira ngo nabo bazatera imbere mu buhanga. Aho guhera mu mirimo yo mu rugo, yatangiriye ku ishuri ry'Imuramba n'ayandi agenda yubakwa gahoro gahoro. Avuga ku nshuro ya mbere yabashije kubona Musenyeri Bigirumwami n'icyubahiro Musenyeri yabaga afite mu myaka y'1950, Profeseri Antoine Nyagahene yagize ati: "Ibyo ari byo byose njyewe nabonye Musenyeri Bigirumwami bwa mbere ubwo yaraje gusura misiyoni yacu ya Shangi, aho nigaga amashuri abanza hagati y'1955 n'1962. Icyo gihe niho naboneye ko abasenyeri babaga bakomeye koko, kuko abamuramutsaga bose bagombaga kuba bapfukamye bagasoma impeta ye, ndetse n'abatware b'icyo gihe babaga bapfukamye. Birumvikana ko natwe twahagararaga ku muhanda twabaga dupfukamye tuzunguza amadarapo bari baduhaye igihe imodoka yabaga arimo iduciye iruhande. Mbese yabaga ari nk'umwami wo mu ijuru ku isi." Nongeye kubona Musenyeri Bigirumwami noneho imbona nkubone amaze kugera mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, aricyo bita section, kubera ko nayo nagize amahirwe yo gutorerwa kuba umunyeshuri mukuru uhagarariye abandi banyeshuri bo muri prefecture ya Cyangugu. Ubwo no guhera mu 1966 kugeza mu 1970. Mu nama twakoreshwaga n'abapadiri bo muri diocese ya Nyundo, akenshi inama z'abakuru zakorerwaga ku Nyundo, aho twashoboraga noneho no kubonana na Musenyeri. Mu nyandiko ye, Padiri Leonidas Ngarukiyintwari avuga ko Bigirumwami ari umunyarwanda w'umukristo wavukiye mu muryango w'abakristo, amugaragaza kandi nk'umunyarwanda waharaniye guhesha igihugu cy'u Rwanda n'umuco wacyo ishema. Nk'umukristo uha agaciro umuco karande w'abakurambere, kandi ibyo ntibumubuze kuba umukristo nyawe, umuntu uhamye mu bukristo utoza buri wese kuzaba umukristo w'umunyarwanda. Yakoze ubushakashatsi ku muco w'abakurambere guhera mu 1931. Yanditse cyane ku muco nyarwanda nyuma y'umurimo utoroshye wo gushinga no guha diocese ya Nyundo umurongo. Musenyeri Bigirumwami yaje kwegura ubuyobozi bwa diocese ku itariki ya 12 Ukuboza 1973. Amaze kwegura yabaye muri paruwasi ya Kivumu ndetse n'Ikigufi, bityo akomeza gukora ubushakashatsi ku muco nyarwanda. Mu Ukuboza 1954, Musenyeri Bigirumwami yashinze akanyamakuru k'abana kitwa Hobe kugira ngo bamenye gusoma, babone n'inkuru basoma mu Kinyarwanda. Nyinshi mu nyandiko yasize zibandaga ku muco n'imyemerere ya Kinyarwanda, zimwe muri zo nizi: Imigani miremire yanditse mu 1972, Imana y'abantu, abantu b'Imana, Imana mu bantu, abantu mu Mana. Ibi yabyanditse mu 1979. Imihango, imiziro n'imiziririzo mu Rwanda, ibi nabyo byanditse mu 1984. Abinyujije ku rubuga rwa gakondo ruvuga ku mateka yo hambere, Madame Mukarutabana Rosemary yanditse ko nubwo hari byinshi Alex Kagame na Bigirumwami bahuriraho mu myandikire, Bigirumwami yibanze ku migenzo isagwa muri rubanda. Kagame akurikirana imihango y'ibwami n'amateka y'abami. Musenyeri Bigirumwami yitabye Imana ku itariki ya 3 Kamena 1986 ahagana saa 5 za mu gitondo. Mu nyandiko ya Padiri Leonidas agaragazamo ko Musenyeri Aloys Bigirumwami ari umwe mu ntwari za Kiliziya Gatolika, ndetse ko buri munyarwanda cyane cyane abato bakwigira ku ndangagaciro za Musenyeri Aloys Bigirumwami mu guharanira ko abakristo, abanyarwanda b'abakristo, abanyarwanda baterwa ishema ryo kuba abanyarwanda, tukabisigasira dushimangira ibyiza biri mu muco wacu, ibitajyanye n'ubukristo tukabireka.
Amateka ya Musenyeri Aloys Bigirumwami ni maremare cyane. Iyi ni incamake y'ibyaranze ubuzima bwe nk'uko twari twarayasabwe na bamwe mu bakurikira Mwami Media TV. Undi muntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa wumva twazagushakishiriza amateka ye cyangwa se amwe mu mateka y'u Rwanda ushaka ko twazagarukaho, wakohereza ubutumwa bwawe muri comment section munsi y'iki kiganiro.